Shalom shalom, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Ni igitondo cyiza cy'umugisha, ni igitondo cyiza cy'amahoro, n'ubuntu wagiriwe, n'ubuntu nagiriwe kuba duhumeka umwuka bazima. Imana yakurinze, Imana yarinze umuryango wawe, Imana yarinze abaturanyi bawe. N'ishimwe rikomeye, shima Imana, vuga ineza y'Imana, vuga ibyo yagukoreye, wishime, uvuge ineza y'Imana. Imana nta kindi ikunda, ikunda amashimwe, ikunda abayivuga neza, ikunda nta kindi, ikunda amashimwe. Rero shima Imana ibyo igukoreye, irakora n'ibindi ku buzima bwawe. Hari ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 41 n'umurongo wa 11, haravuga ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. 12, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya, ndagutabaye, witinya Yakobo we. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muhanuzi Yesaya yari ariho ahanurira abantu b'Imana, yari ariho ahanurira ibizaba, ariko agira guhanura ababwira ngo nimukomere kubw'intege, nimukomere kuko Imana izabagirira neza, izabarinda. Imana ishimwe. Mu buzima hari igihe umuntu acika intege rimwe na rimwe bitewe n'ibyo ari guhura nabyo. Hari igihe umuntu yumva muri we yatentebutse bitewe n'ibyo ari guhura nabyo, ariko Yesaya arahanura avuga ngo dore abakurakariye bose ngo bazakorwa n'isoni bamware. Yewe uzi ko hari igihe umuntu agera n'ahantu ukorera, hari igihe uba wifite akabizinesi, umuntu yakugera akakurakarira, ukabona arahindutse muri we, ukabona ubuzima bwawe ntabwishimiye, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Imana ishimwe. Reka nkubwire, hari igihe Imana ijya ikoza isoni abigira abanyabwenge, hari igihe Imana ijya ikoza isoni abigira abahanga. Imana ishimwe. Hari igihe bazi ko uzahoraho, hari igihe bazi ko ariko bizahora nta terambere, mbese uzahora hasi, ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana riravuze ngo dore abakurakariye ngo bazakorwa n'isoni ngo bamware. Uzi ko umuntu Imana ikwihera abana, ukabona umuntu yarakurakariye, ukabona umuntu ntashaka, ntakwishimiye bitewe n'ibyo Imana yagukoreye, ariko ngo abo bazakorwa n'isoni, ngo abo bazamwara. Reka nkubwire, mama, tumbira Yesu wenyine, papa, tumbira Yesu wenyine. Abakurakariye ntacyo wabatwaye, abakurakariye ntacyo wigeze ubagira, abo bazakorwa n'isoni, abo bazamwara. Hari irindi jambo hano ngo kuko njyewe Uwiteka Imana ngo nzagufata ukuboko. Mama, Imana igufata ukuboko. Papa, Imana igufata ukuboko. Wa musore, Imana igufata ukuboko. Wa mukobwa, Imana igufata ukuboko. Ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo ngo nkubwire nti witinya, ndagutabaye, witinya Yakobo we. Witinya papa, witinya Pascal we, witinya Delphine we, witinya, kuko Uwiteka ni ugufasha ukuboko, akujyanye ahantu heza, akujyanye muri bizinesi, akujyanye mu bucuruzi. Witinya, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo ku buzima bwawe. Ngo azagufata ukuboko, ngo abakugisha impaka ngo uzabashaka ubabure. Uzi ko umuntu akugisha impaka akakubwira ati rega ibi ngewe ndabizi, ibi ngewe ndabizobereye, ibi wowe nta n'ibyo uzi. Uzi ko umuntu akugisha impaka akageza ahantu wowe ubwawe ukumva biragucanze, ngo ariko ngo abakugisha impaka ngo uzabashaka ubabure.
ugiye kubabura ku buzima bwawe, kuko Imana ntigutabare, kuko Imana ntikurengeye, kuko abantu ntabwo bakurengera, abantu ntacyo bakumarira, ariko ngo njyewe Imana ngo nzagufata ukuboko, ngo nzagutabara, ngo nzabana nawe. Imana ibane nawe mu byo uri kurwana nabyo, mu byo uri guhura nabyo, Imana ibane nawe, Imana ikurwanirire. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu mumama, uyu mupapa, uyu musore ugiye kubarwanirira, ugiye kubafata ukuboko, bagere mu byabo, bagere mu byo bifuza, mu izina rya Yesu, amen.